Kaze bakunzi ba Amarangamateka TV badukurikirana kuva mu bihugu bitandukanye imigabane itandukanye. Daudi Mikro za Amarangamateka TV. Intambara yongeye gusubukura ku minsi 13 y'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022 muri Minembwe hagati cyangwa mu nkengero za Minembwe mu birometero bike gusa uva muri centre ya Minembwe. Ubwo ejo inyeshamba za Mayimayi zongeye kuzamuka hafi y'imihana egize Kabingo cyangwa agace ka Kabingo kari mu nkengero za Minembwe. Abantu bari baturutse mu nce zo kumonyi mu masaha y'umugoroba. Abaturage bagize itsinda ryatwirwana bakaba baragerageje kurasa izare ziturutse mu gace ka Kabingo cyangwa mu nkengero za Kabingo hari masaha ya saa 8 kuri iyo minsi twari tuvuye kuvuga haruguru. Abaturage bagize itsinda ryatwirwana bagerageje byibuze kurasa izo nyeshamba mu gihe cy'isaha imwe baramaze kubirukana bakuye muri ako gace barimo izo nyeshamba za Mayimayi. Igisirikare cya FARDC gifite kayabo hafi muri ako gace ka Kabingo abaje kubona imirwano hagati y'abaturage batwirwanaho ndetse n'inyeshamba za Mayimayi. Hanyuma baza gutabara mu gihe Mayimayi yari ihunze. Batabara abageze hafi y'abo basore batangira guhita barasa cyangwa barasa itsinda ryatwirwaneho. Iryo tsinda ryabanje kubihorera ndetse risa n'iriberengagije ntiryarwana, ariko FARDC ngo ikomeze kurasa nabo bahita batangira kurwana. Aho batangiye kurwana byibuze mu masaha ya saa 9 n'igisirikare cya FARDC. Imirwano ikomeye ikaba yaratangiye saa 9 hagati ya FARDC na twirwaneho ndetse ikageza hafi mu masaha moya za nijoro. Iyo mirwano ikaba yazanye impagarara muri Minembwe hagati ubwo abaturage bari muri ako gace baraye imitima ihagaze ndetse byagaragaraga ko mu nkengero za Minembwe Mayimayi yongeye kuzamuka. Ariko nanone abaturage cyangwa abasore bagize itsinda ryatwirwaneho bari bamaze kwitegura ndetse bari tayari kurindira abaturage umutekano ndetse no kurwanya umwanzi icyo gihe cy'aya masaha ya nijoro. Ibi bibaye gusa mu gihe hashize iminsi mike humvikanye imvugo ya Muhima, imvugo abaturage bagenda bibaza niba iyi mvugo yari yishingikije kuki. Ubwo General Muhima yavuze ko mu minsi mike gusa ishize avuga ko agiye kurasa uwitwa Colonel Makanika ndetse byaba ngombwa akarasa n'imihana anyuramo akaba yabasha kwirimbura. Imvugo nk'izi ku baturage bamenyereye General Muhima zivugwa cyangwa zumvikana bitewe n'icyo ishingikirije, aho abaturage izi mvugo bagiye bagaruka bumva ko uyu mugabo ashobora kuba afite kandi connection izindi nyeshamba cyangwa hari ubwishingizi bw'inyeshamba zongeye kumuha icyizere cy'imbaraga aza kurwana cyangwa zo kongera kugaba ibitero no gusubukura ibitero. Iyo mvugo General Muhima rero bikaba yahise ikurikirwa n'icyo gitero cy'inyeshamba zazamutse ku bwinshi ziva mu duce dutandukanye ndetse mu gihe gusa cy'iminsi mike hari harangiye inama y'umushikirano aho muri centre ya Minembwe mu nkengero yabereye ahitwa Kumonyi. Gakondo bwiza bw'abasogokuru ntaho natugereranya abawe iyo turi urukumbuzi rutugeze habi. Etari myinshi gusa abaturage barasiwe mu ntara ya Bubembe. Abaturage b'abasivile barashwe bagera muri 3 baraswa n'igisirikare cya FARDC ndetse babiri muri bo bakaba barahise bagwaho cyangwa babura ubuzima, undi akaba yarakomeretse aho ari kwivuriza mu mujyi wa Uvira.
kuraswa n'iraswa ry'abaturage ntacyo ryigeze ritangazwaho n'igisirikare cya FARDC cyangwa abavugizi b'igisirikare cya FARDC. Ubu ni ubuzima kandi bugenda bugaragaza urwego itotezwa rikorerwa abanyamurenge rigenda rigeraho, aho abaturage byibuze baraswa n'abarashwe ntibagire inkurikizi cyangwa barashe ntibagire inkurikizi y'uburyo bashobora gukurikiranwa, aho abanyamurenge bari kugenda bafatwa bafungwa cyane cyane muri centre Minembwe ndetse no mu nkengero, uzibuze bigatwara amasaha arenga 22 watinze akaba yurijwe indege aje gufungirwa mu yindi migi itandukanye, aho nanone n'abafungiwe muri centre Minembwe bakorerwa itotezwa, aho abaturage bari kwikirwa mu magereza, bamwe bafungwa bakubitwa kugeza bapfuye. Ubu buzima bubabaje cyane cyane ku buzima bw'abanyamurenge, abaturage bakorerwa ihohoterwa, aho ubuzima abaturage bari kwibaza uburyo bashobora kuzava muri ubu buzima bakabiburira inzira. Muri izi ntambara nanone hari amoko atandukanye ndetse afite imitwe y'inyeshamba, harimo ubwoko bw'abembe, ubwoko bwa Furero, Abanyinto n'andi moko atandukanye afite abaturage batandukanye ariko bafite umudendezo ndetse no kwidegembya, aho abaturage nta muturage n'umwe urafatwa ngo be yagira icyo ashinjwa, ahubwo abanyamurenge bakaba aribo bibasiwe n'icyo gisirikare cya FARDC ku bufatanye na leta, aho abaturage bagenda bahimbirwa ibyaha hanyuma bagahita bafungwa bisa naho bitunguranye cyangwa bafatwa bitunguranye, ndetse abenshi bagakururwa muri iyo centre Minembwe cyangwa muri prison ya gisirikare iraho bagahita boherezwa mu migi itandukanye. Murangamateka TV, Daudi niwe muri kumwe muri studio za Murangamateka TV. Murangamateka TV nanone genda hibanda ku buzima bw'ibibazo biri kubera cyangwa ubwicanyi n'intambara ziri kubera muri gakondo y'umurenge, aho abanyamurenge bari kwicwa umunsi ku munsi bazira ko atari abene igihugu, ndetse mu ntambara ifite intego yo kubakura muri ico gihugu cya Kongo, aho abaturage bagize itsinda rya Twirwaneho nabo baharanira uburenganzira bw'umunyamurenge ko bugomba kubahirizwa, ndetse ubuzima babayemo busa naho burambiranye bwo kubana na leta, ariko igenda ibagurisha cyangwa ihinduka ikaba yacura umugambi wo kubica no kubarimbura muri icyo gihugu cya Kongo. Ibi n'ubuzima bumenyerewe nubwo abanyekongo cyangwa abanyekongo batemera ko abanyamurenge ari abene gihugu, ariko nanone abanyamurenge bagi bakorera iyo leta ya Kongo, nubwo leta ya Kongo itanyurwa n'akazi abaturage b'abanyamurenge bakora, ahubwo ikagenda icura umugambi wo kubarimbura ndetse no kubakorera ubwicanyi bwateguwe. Leta ya Kongo nta mushinga cyangwa umugambi ufatika cyangwa umugambi ugaragara mu nzira yo guhagarika ubwicanyi cyangwa intambara ziri kubera muri Kivu y'Amajyepfo, intambara zigamije kwica umuturage w'umunyamurenge, ndetse aho abaturage batakambaga bavuga ko uwitwa General Muhima basaba leta ndetse binginga leta kumukura muri ako gace, ko uyu musirikare afite uruhare mu ntambara z'ubwicanyi bukorerwa ubwoko bumwe bw'abanyamurenge, ndetse uyu musirikare azwi mu mvugo zivangura, ndetse uyu musirikare ari we nyine bayazane mu bwicanyi bw'abaturage bagiye bicwa, ndetse uyu musirikare afatanya agakoresha inyeshamba ndetse akaziyambaza mu mirwano yibasiye abaturage bava muri ubwo bwoko. Abaturage kandi bagerageje kugeza inzandiko cyangwa gutuma inzandiko muri presidence cyangwa mu buyobozi bw'umukuru w'igihugu cya Kongo, ariko kugeza ubu nta gisubizo kigaragara cyo gukura uyu musirikare muri centre Minembwe, aho bigaragara ko uyu musirikare yahawe mission cyangwa yahawe inshingano muri izi ntambara kuva zitangiye, ndetse bigaragara ko wenda abandi bashobora kuba banga ndetse batazi n'amabanga yihishe inyuma y'iyi ntambara. Kurwana hagati y'itsinda rya Twirwaneho n'igisirikare cya leta ubu ntabwo bikiri ikibazo hagati y'abaturage bagize iryo tsinda, kubera ko abaturage cyane cyane biganjemo urubyiruko bafite courage cyangwa bafite imbaraga zo kumva ko bagomba gupfa bazira icyo bari cyo, ndetse bafite imbaraga zo kumva ko na morale yo kumva ko igice cyose bitangiye ndetse bazitangira uburenganzira bwabo kugeza babugezeho. Murangamateka TV, Daudi niwe mwari kumwereka, tube duhiniye hano andi makuru arambuye tumara kwemenya tusongera tubagezeho. Abakunzi ba Murangamateka TV cyangwa bakurikirana Murangamateka TV kuva hatandukanye,
uramutse ubaye interested utarakora subscribe wayikora ndetse ugakanda n'inzogera ku ruhande kugira ngo amakuru yacu uzuyabonera igihe. Turakunda cyane kandi turabazirikana, mukomeze munogerwe na gahunda za Murenga Amateka TV, ndetse Uwiteka akomeze abarinde mu migambi yanyu n'imishinga yanyu. Ibihe byangezeho bitera kwiheba, nareba imbere yanje nkabona umwijima, niko kugira ubwoba ngataka cyane, niko wambwiye ko ntazasigaje nyine.